Kega nyibisanzwe rero ngiye kwigisha ko wakufungura iyo bita PayPal ubundi icyo isobanuye ubundi ni iki PayPal ni banki yo kuri online ubwayo yumvishe PayPal bisobanura ko ari banki. Kega tugiye utangira umwaka mbigisha uko noneho mwabasha kuzajya murakura amafaranga yanyu mwakoreye ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye nk'urugero iyo bita PayPal. Iyi PayPal n'ubukoresha iyo bita TikTok uzayikenera cyane mu gihe uzaba ugiye kubikurikira wakoreyeho. Abayifashisha cyane tuvuge nk'urugero umuntu uri muri Amerika ashaka guhereza amafaranga uri mu Rwanda ari gihe byakugora ariko ufite PayPal yo byahita byoroha. Ngiye kwereka uko wakora sign up kuri PayPal ko ufite PayPal mu gihe wenda hari application wakoreho ibiceri igusaba PayPal yo kubikura ko uzayikenera mu buryo bworoshye cyane. Nta kindi urasabwa tugiye kwifashisha iyo bita Chrome dukora iyo bita PayPal guy. Step by step urabasha gusobanukirwa guy. Urafunga iyo bita Chrome yawe cyangwa ufungure iyo bita Google Chrome nyine cyangwa iyo waba ukoresha yose uzanga kuri search wandikemo ibi PayPal utushyiraho kano gatambitse utushyiraho IC ukunguko uituzanga searching already ibakuzanira bazato kuzana ngo PayPal. So rero sabisana ko PayPal is a global online payment platform and financial technology company that lets users send and receive and manage money. So nibindi rero tugira tugiye kwita twimanukira no hepfo nitse ngo PayPal IC tuwakanda hanga tidukandamo yiko bita tugiye gukora ito bita PayPal. Already nubu yifite uzaza ukandara hejuru ariko nubu utayifite uzaza ukande sign up already. Ngenda hiya kunyifite ariko nukareka mbishire mu ndene yabirakunda ndaze nkandara sign up. Okay nibari iyo bayisa tugeza hanga zatujya ngo pay level PayPal people level PayPal. So as that to just sign up for PayPal, it's free. Choose from two types of account. Personal account anga nari personal yawe uzakanda hejuru anga twebwe tuzamunuka nditse ngo business account. As a consumer it's easier and more secure to send to anyone anywhere and anytime. Tuzakanitse ngo business account ukanda nditse continue cyangwa continue audio to akanda. So ahanga ndikweka step by step kwa akora yo bita PayPal account PayPal account guy. So turategereza gatoya loading ariko ndakeka kumwirondo ngiye ukoresha already na ukoresheje ariko niba byanga it's okay ariko niba byemera na aribi cyatugira hanga tubwira ngo create a business account. Gukora zino boro abari byiza gukoresha amazina yawe bwite kugira ngo ubashe gukora ibintu biri riyo bihu kuko bazagusaba nimero yawe kugira bizahure. Already twese tuhagera hari iyo bita boro ya Norvege cyangwa sinzi boro irimo anga twebwe tuzaza tuyihindura. Ni muri mu Rwanda uzaza already usearching u Rwanda ushake u Rwanda tuvuge wenda ni 270 ingahe 250 tuzatuwakanda. Ni muri mu Burundi uzakoresha code yanyu anga tuze duhere kuri tuzahera kuri 078 se tuza kuri email dushyiremo email anga tuzadu creating password ku creating anga wese tubyina ngo enter between 8 to 20 characters. Bisa tubya ngo use up and the low case letter. Enter at least one number or one symbol such as harimo bimenyetso nyene tuvuge wenda anga ndaza nandikamo izina ryanjye already. Okay ndaza nandikemo izina ryanjye ifatanye ndangiza ko ari abatubwiye kubonekamwo iki umubare umwe cyangwa ibimenyetso sanga nzishyireho ibimenyetso kunguko. Password nago yaza neza hari abatubwiye ko agomba kuzamo inyuguti nini hari andaza sa ya mbere nyishyire mu nyuguti nini anga shyiremo no ibimenyetso bibiri gusa birabaye anga password urukona ko ise iba anga tuvuge wenda nari Kagabo inyuguti ya mbere ka uzamanza ushyira muri capital letter niba ari Kagabo wenda niba ari Kagamo Moize uzabifatanya ushireho wenda n'imibare nyuma cyangwa azarobase atwabirangiye kwita current account. Turebe ibyo baratubwira already no mwirondoro nigeze mbikoresha before ariko reka ndebe niba birakunda.
so basa tubwira ngo we have made some changes to keep your account even safe. Confirm your mobile number to use in case you even send helps login. Atubwira ngo test your code. Anga ni kuri ya namba nyine already wohereje ni bagiye kwita bakoherezaho code guy. So rero ibi ngibi ni gufungura bita paper. Already nyine ari nyifite ariko narayifunguye nabi narujujemo ibikwiye kuzuzwamo. So anga rero katurebe anga tureye iyo code baduhaye nariyo 788 yego ni ingi zo handitse submit itwakanda kujya ba confirming yuko ari byo. Asa tubwira ngo you are all set tangaha already. Asa tubwira ngo activate your account to start using paper. You will guide you every step of the way. Inform about your business or organized. We just need to basic like its name, contact, inform and tax number. Sa tubwira ngo mu buryo bwo kugira ngo ubashe kuorganiza business yawe nuko dukeneye yuko utanga amazina yawe, nimero yawe, nimero yawe kubaruyeho, ugatanga na ID cyangwa task n'ibindi task inozi base ukoresha mu buzima busanzwe. Asa tubwira ngo share some personal info. Dusangiza amakuru yawe bwite y'ibanga nako amakuru yawe bwite. Sa tubwira this includes your date of birth and home address. We keep all your data secure, no a credit check. Anga sa tubwira ngo amakuru y'ibanga azaba arimo igihe wavukiye, itariki wavukiye, umwaka wavukiyemo, aho utuye, address aho utuye. Ibi ngibi twebwe tuzabyifashisha kandi tuzabirinda nk'umutekano nta kizabihungabanya kandi ntago ukeneye kujya credit card kugira ngo ubirebe. Anga rero tuzaka let's go anezo dukanda tuwagira ngo before we start which describes your best. This helps you get the right task forms later. Individual seller sold press. Angaha tugiye kwa dukanda next. Tuwete dukanda next. Oh sorry, aha tugiye gukanda this field cannot be inputted. Tuwete dukanda hangaha basa tubwira ngo what the types of business is. Tanga tudukanda hano musi individual. Already turaza dukande individual hano hasi ho you are the registered company or non-profit. What the types of these. Donje dukanda no hepfo nimba partnership na private na public company na government nibari no niki uzaza ukanda rise ngo partnership. Tuvuge wenda n'ubushake bwawe kandi arise ngo next guy hanga uzakanda next guy no buryo bworoshye cyane. Hazuye ngo tell us about your business or organized. We securely store the informal share. What your legal business name? The business name used when the field does not necessarily with what the consumer know you buy. Lego business anga akazi kawe nyine ukora usanzwe ukora. Tuvuge wenda niba ari social media influencer, tuvuge anga social media influencer, social media wenda influencer niba ari byo ukora ari byo uzashyira amahanga. Se dukanda nitse tuvuge dukanda nitse ngo what is the trading name andize ngo use use anga uzakanda nitse kano kuzaza ukavivure use your legal business ukavuvure. Harangiye twenda handitse ngo legal business name uzashyira akazi kawe kanyako ukora. Anga what your business register number. Anga uzaza wenda what is the business register number. Aho ngo wakwifashisha nimero yawe ya telefone uzaba winjiye kugira uzajye urayikoresha ukoresha paper. Anga what is the primary currency for your business. Niba ari amadolari niyo uzarekiramo. Hasi tubwira ngo what do you sell or what service do you offer. Tubwira ngo product or service. Aha
zaza dukanda hano hasi already hanga yagiyemo. Se tumanuka do you have business web hangaha web nanga nayo mfite. Nzaza nganda no munsi tujya what is the business phone number, tongera hanga dukande hariya tugende dushake bya code yacu, tugiye kongera dushyiremo ya nimero, tugiye kongera dushyiremo ya nimero. Hanga turamanuka dushake nimero yo mu Rwanda. Ni muri mu Burundi uzayishaka gaye. Aha turaza duhitemo ya nimero yo mu Rwanda irihera. Okay, turi kugenda tuzamuka. Hango genda no kuri alphabet Rwanda Rwanda twageze. Ya nimero yacu already tuza tuyishyiremo. Already arayisijyamo. Address 1 ushyiraho ushyiramo ibyo bonye ntacyo bitwaye. Wenda tuvuge P wenda 200 sibyo, P wenda 200. Anga post code 22 wenda anga nagariyo 22. Anga turakoresha amazerane ya turakoresha amazerane ko ariyo mu Rwanda akoresha. Okay, adushyiraho 3 hano niyo bemeye. Hano ni Rubavu. Wenda ni town yawe uzashyiraho uri ngewe ngobo. Ino video nyikore ndi Rubavu, so ndakanda next ahangaha. Okay, hanga ibyo twibagiwe icyo batubwira ngo what do you say or what service do you offer. So hanga ndazanitse ngo special trade contract. Hanga wenda nurugira hanga nanze uzahitamo ibyawe bitewe n'ibyo bagwaye hariya, ko hari abagwaye ibintu byose uzakandaho ubonye nta kibazo. Tukande next. Kwa hanga nge kuri web hanga ndakanda no mwande next. Hanga ndakanda next. Ubundi asatubwira ngo something wait long, hari ibintu bitagiwe neza. This happen sometime, nimwe na rimwe bijya biba. Try again may helps fix it problem. Okay, hariya umaze gushyiramo password, umaze gushyiramo email wakoresheje na password, aho twaye tugeze tugira hanganditse anditse next ko ugiye kohereza message kuri ya nimero yawe. Tugiye gutegereza gatoya turebe iyo message bagiye kutwohereza gaye. So nahuye n'inzitizi cyane, niyo mpamvu hari igihe video nayikasemo kugira ngo mbashe kubahereza iyi number. Nigeze kuyifunguza ku yindi email nibagiwe, ariko nongeye kubisubiramo ngo ndene birakunda. Email nayo ifite kera nazi bino bintu by'imbuga ndibagirwa, ariko ngiye kongera mbisubiramo ndebe nandayibona. Kona code nayo bari kuma, reka ngiye muri email ndebe. Reka ngiye muri phone yanjye ndebe code. Code ahangaha kanyishyiramo nubwo byarenze, reka mfe kuyishyiramo ndebe. Mwande submit hano hepfo ndebe niba bikurakunda. Twongera ndetse ngo send new code. Tugereze gato ya turebe. Zero kane gatanu bayiduhaye 004 5 3 1. Ndakeka ko ari iyi ngiyi yegukanda handitse confirm, nta kindi ahangaha gaye. Ubwa mbere nanjye nari mfite yo bita paper kuri indi email, ariko ntago nanashyizeho umwirondoro wa nyawo. Narayikoze sa nkaho nayikoze nyine bituzuye neza nyine tu, ariko email ya naranayibagiwe. Iyo tugeza rero niki dukora, satubwira ngo add profile info start taking payment. Ahangaha twahise tuhagera already ko nahangaha twahise tugera ahangaha. Hari total sale volume n'ibindi. Ahangaha tugiye kwemezamo mu kanya, tugiye kuzamwo ibyacu nyine biranga yuko ahangaha tugiye kwanditse ngo confirm your email. Tugiye kwakanda gato, tugiye kwanditse confirm your email. Tuakande turebe ibindi bikurikira. Tuzaza tuza dukanditse confirm hano hepfo.
uzakanda ndetse confirm gusa nta kindi. Asatubye ngo have sent your link muri email yacu. Turahita tujya muri email yacu, daza muri email yacu angaha handitse confirm your email address, handitse ngo click here to activate your account. Naho ngo gusa uzahita ukanda nta kindi, aho uzashyiramo ya password already angaha twayicreatinze password right izamo. Okay, satubya ngo please wait while security check. Okay, angaha satubgira your email has been confirmed. Tukande continue already, hariya yabaye confirmed guy. Tukande handitse continue hano leta dukanda email yo yabaye confirmed already. Yeah. Ikindi dusigaje kuzuza icyo bita ngo complete your profile. Complete your profile wikarimo ibindi zaridi mbese barimo inform yawe yose. Yino step muyikurikirane murebe ibyari byo. Twase tubye complete your profile, start using paper on the test n'ibindi turaza twite twakanda. Okay, wasa tell us about your business or organize with securely store the inform share. Tugiye kuzanga twinze ngo Lego business yawe, niba ari trading nari ikindi kashyiramo wenda YouTube channel maker, YouTube channel maker wenda, YouTube channel creator wenda n'urugero, YouTube channel creator. Okay, temano kanitse ngo use your Lego business, nandike angaha your channel creator ya already yasizamo, ndetse ngo what your business ahangaho ongera ubishyiremo. Okay, twakomeje batubwiye ngo your business register number, tuzashyiramo ya nimero yacu ya telefone ahangaha, twongeye tuyisubiremo kunguko, ashyiramo ya nimero yacu ya telefone kunguko. Hariya ushyiramo nimero yawe ya telefone. Twagiye yo wakoze ukora register nyine. So aha already handitse ngo what is the primary currency your business. Niba ari mu madolari, niba ari uhitamo bitewe n'ibyo ushaka. So what you say or what you so anga tuzaza dukande product service, tuwakande anga nongere shyiremo wenda kashyiremo wenda individual service, individual. Asa kugira ngo do you have a business web, n'ubutayifite uzakanda no. Anga twongeye dushyiremo noneho ya nimero yacu tena zatumanuka no hepfo, shyiremo ya nimero yacu Rwanda ready twarugezeho. Ni ya nimero yacu y'u Rwanda. Ahangaha ashyiremo ya nimero yita yijyanamo nk'ibisanzwe. Address tuvuge wenda Kigali P code tushyiramo wenda 03. Aha biterwa naho uri, ari Kigali ushyiramo 04, naho buri Rubavu ugashyiramo 3, byose ntacyo bitwaye. Kanda next ahangaha. Okay, twahise tugera ahangaha noneho. Asa tubya ngo fillers in on the basic. Ahangaha dio ushyiramo amakuru yacu noneho bwite. What your date of amavuko yawe. Ahangaha uzashyira amavuko yawe uko bigenda bikurikira. Aza kugira ngo day uzashyira igihe wavukiye. Nuko bimeze gaye. Hano ukwezi ushyiremo igihe wavukiye, umwaka ushyiremo igihe wavukiye kugira ngo bihure. Aza kugira what your national, ni hanga uzahitamo Rwanda kuko ari cyo gihugu cyawe. Nationality yawe kari u Rwanda cyangwa Burundi cyangwa n'ahandi hantu herereye, uzashyiramo igihugu cyawe gihura n'irangamuntu yawe. Rwanda. Okay, tumanuke hano hasi already nimero yagiyemo what your residential
address where you live most of the year. Make sure it match the residential address on your task documents and its note box. And some register tuhise dukanda next gusa, tukanda kuri kara kavi gusa undi ugakonda next guy. Ni ibyo gusa wikorera nuko bimeze. Sasa tubya ngo you offer set can you accept payment and move on. Nanga uremewe noneho wakohereza ukanakira. Guy rero nuko nguku iri ya twa turi gusetting yo bita PayPal yacu ibasha kutwemerera kubikura no kohereza. Guy rero ni PayPal nifuje rero kubereka step by step muri iyi video yacu. Ino boro iragorana, niyo mpamvu naranze kuhakora video nukora iyo video ngiye kubahereza muzabikura isabwa kugira ngo uzakenere iyi PayPal guy. Niyo mpamvu mbashe gukora ino video kugira ngo mbashe kubibereka guy. Uzaza dukanda login, uzaza hano tite dukanda login. Ahangaha tugiye kureba sasa niya ya profile yacu twayirangije. Ahangaha rero uzaza ushyira icyo bita secure question. Ahangaha tuvuge wenda secure question ya mbere koreza ibibazo ushobora kuzasubiza nyine mu gihe wenda bakeneye wenda mu gihe wenda bakeneye ko kugenzura kari wo wanga. Sasa kugira what is the middle name of your father. Anga ni ryo zina ryo hagati y'umubyeyi wawe. Tuvuge angaha abasa tubye what is the name of hospital in which you were born. Tuganga wenda aho wavukiye mbere, tuvuganga ukahita wenda tukavuga wenda ni Kigali niho navukiye. Ndazanga amashyire hari avuze ngo what is the name of history niwe bitaro wavukiyemo wenda ukabivuga izina ngaho ko babikubaje atakubwira ngo secure ya kabiri. Anga ni tenanga ni ikibazo ugenda wihereza babagwaye hari ukagisubiza kugira ngo what was the name of first school. Anga ni ishuri rya mbere tuvuge wenda Muhabura tuvuge wenda Rubavu. Haya nashyizeho Kigali tuvuge wenda Rubavu. Wenda niryo ishuri ryanjye. Ahangaha eka mikore screenshot. Ahangaha ni ibibazo nkuko hari ababitubwiye security question. These add an extra layer of protection to your account and save time when you make update like resetting your password. Anga bino bibazo isa nisaba bikubaza. Anga twihaye ikibazo niye shuri rya mbere, niye bitaro bya mbere navukiyemo, niye bitaro navukiyemo nyivuka izina. Tuvuge intanyinshi ari cyo Kigali. Ikibazo cya kabiri what is the name of ni rya shuri rya mbere wize ukarivuga izina. Ngande save anga save ndebe. So anga connection yangiye yagiye gahoro, reka dusubire inyuma sasa. Ibi biri kugenda gahoro, bitewe na connection yangiye kugenda gahoro, ariko ni uko nguko bino bibazo ukwiye kubikora mu gihe uri kubona ugiye kubasha nyine kuba umuntu nyine ufite ibibazo byawe ushaka kuzuzamo. Twebwe PayPal already yacu twahise tugiramo already yarangije. Ahangaha tuvuze ko umuntu ahangaha yatwohereza tukohereza, ni ibintu byoroshye cyane. Ahangaha akazi washyizemo already ahangaha birimo ni YouTube nyine niyo business yacu, niyo business yacu ahangaha guy. Sabya ngo create payment link. Ahangaha wenda uzigushyiramo payment link yawe ukayishyiramo ahangaha nabyo birakunda. Ahangaha place ukabishyiramo amafaranga yawe. Ahangaha uri kubaka boro yawe mu buryo bwo kugira ngo bazaye barakoherezaho boro zawe. Kwa set online check out nibindi. Azatubye ngo total se nibindi average nibindi. Ahangaha total customer total nibindi. Ukona ko ahangaha boro yacu yarangiye.
Okay, ubundi iyo twageze ahangaha haba ari igisobanuro cyiza yuko ubu twabitsa tukohereza tukanabikura. Hariya harimo izindi harimo izindi method ukora zo gushyiramo ID n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko usanga gushyiramo face bigorana. Ahangaha rero hari ahangaha ubu twakohereza tukanabikura, byo biroroshye cyane nkuko uri kubibona ahangaha. Ndizera ko rero ya business ngiye kubahereza ari ahangaha muzabikurira mukoresha email mwakoze mwakoriho account. So ndakunda cyane, so boss sample bakunda cyane.